Icyo utamenye ku maraso akomeje kumeneka ku isi. Iki ni igice cya kabiri. Ubushize twababwiye ku bigendanye na maji. Twababwiye maji y'abazungu, tubabwira maji y'abirabura, tubabwira na maji y'amaraso. Uyu munsi rero ngiye kwigarukira kuri maji y'abazungu. Maji y'abazungu rero abayikoresha nibo ntandaro y'intambara zibera ku isi, kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo, bateze intambara kugira ngo haboneke ibitambo byinshi by'abantu byo gutura Satani, kuko ikuzimu banywa amaraso bakarya inyama z'abantu. Maji y'abazungu wayimenyera ku byo bakurikirana nka zahabu, peteroli, amabuye y'agaciro. Ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo bizahoramo intambara kuko ariko bimeze. Mami wataduhuye arambwira ati, Joseph, ushaka kuba umuntu ukomeye? Abahanzi benshi mu gihugu cyanyu babaye Madame Samaki, abandi babaye ibyugu. Arongera arambwira ati, papa yambwiye ko ugomba gutanga ibitambo by'abagore 25 kugira ngo mariage yacu ibere hano ikuzimu. Ni nabwo uzajya wihindura icyugu. Uzaryamana n'abakobwa 5 bafite inyuguti ya S, kuko ijambo Satani rifite inyuguti 5. Abandi 5 bazaba bafite A, abandi 5 ni T, abandi 5 ni A, abandi 5 ni N. Ibyo bizaba bihagije kugira ngo imihango y'ubukwe ikorwe. Ngiye kukohereza kuko uzakenera imbaraga nyinshi kugira ngo uzabashe kurongora abakobwa 5 mu munsi umwe. Ubwo anyohereza ku mupadiri amishapure, arambwira ngo iyi shapure izajya ikora vibration igihe cyose ubonanye n'umukobwa muri bari ugiye gutamba. Mvuye aho anyohereza mu musigiti, ambwira ko hari umuntu bakorana, yari imamu amasengesho bita iduha. Nagombaga kujya nyavuga igihe cyose maze gutamba umukobwa kugira ngo ibyo bitambo bitazagaruka kwihorera. Iyo inzirakarengane yishwe ipfana isura cyangwa ifoto y'uwayishe ikaguma mu bwonko bwe. Bibiliya ivuga ko amaraso yazakubazwa kuko roho yizajya imbere y'Imana none hisabe kurenganurwa. Anyohereza ha gatatu mu itorero ryitwa Kambajisme. Bampa imiswari 2, umwe w'icyatsi n'undi w'umweru, kugira ngo njye nsibe ubwonko bwonishe ntasigarane ifoto yanjye mu bwonko bwe. Arambwira ati, ugiye gutangirira ku bagore 5, ariko si ababonetse bose. Hari abantu bavukiye mu miryango y'abapagani, hari abafite amasano n'abantu twagiranye amasezerano. Ibyo ni nk'ikiraro kitwemerera kubinjiramo. Ubishoboye wasoma muri Ezekiel 16. Reka nikomereze. Arambwira ati, hari abantu tuyobora bitewe n'uko bafite ibituma tubageraho, nk'aho bakomoka, imiryango yabo, imico yabo, imigenzo yabo. Abana b'Imana bagomba kwitandukanya n'ibyo byose, bakabohorwa izo karande zo mu miryango zibarimo, bagaca ibyo biraro bituma ikuzimu babinjirira. Ubwo mbyutse nsanga amafaranga menshi mu buriri nagombaga kuyamara mu munsi umwe. Ubwo mfata umudriver turajyana. Ubwo nari ndangije akazi namwoherereje umuzimu ngo amwice atazamvamo akanteza abantu. Iyo najyaga kuryamana n'abo bagore twarasomanaga, nkamushyira mu kanwa ubumara bw'inzoka akaba nk'igiti. Nkabikora Mami Wata umugore wanjye yihishe muri toilette, yamara kugagara Mami Wata akaza akamurangiza. Uwo twicaga umugore wanjye Mami Wata yamwinjizagamo ukuboko akamwambura inyenyeri ye irimo ejo he hazaza, ubukire ndetse n'amahirwe ye. Umunsi umwe ubwo nari naniwe, nari ngeze ku gitambo cya 19, ndi mu kazi njya mu rugo, ndagenda njya kunywa amazi wacu. Nsaba mushiki wanjye ngo ampe amazi. Nkiyanywa ishapure itangira kwinyeganyeza kuko niyo yanyerekaga ukurikiraho. Ubwo yanyeretse mushiki wanjye. Narebye hanze ngira ngo ndebe ko hari undi uhari, ariko nasanze nta wundi uhari. Bene data, Satani azakwereka ko ari kugufasha kandi abo ugomba kwica ari abandi atari mu muryango wawe, ariko nyamara siko biri. Nabonye mushiki wanjye ndashidikanya, ntunganya umugore wanjye cyane Mami Wata. Arambwira ngo nutabikora uko twagutegetse urapfa. Numva ndamwanze noneho, nkumva ko ari mushiki wanjye ngiye gutanga igitambo. Byarambabaje cyane pe, ariko nyuma nabisobanurira ababyeyi baje kumbabarira. Nyuma ngenda mu modoka, ishapure iranyeganyega. Ndebye hirya mbona umugore umeze nk'umusazi ari mu myanda. Mbanza kumva mbabaye, numva ko nagambaniwe na Mami Wata. Turashwana. Umushoferi wari untwaye yumva ndimo kwivugisha kuko atabonaga uwo tuvugana. Ibyo bene data ni ukuri gukorera Satani. Azagutegeka kuryamana n'umubyeyi wawe, umwana wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa umupfu. Ntimukabona umuntu mu muhanda yarasaze cyangwa asabiriza ngo mumugaye, kuko mama utazi impamvu yatumye abakuriye.
noneho nakomeje kwibaza impamvu yatumye ndyamana n'uwo musazi biranyobera. Urebye muri Bibiliya harimo umugabo wari umusazi wabaga mu irimbi, yari afite abazimu benshi muri we. Ubwo nanjye yashakaga ko ndyamana n'uwo musazi kugira ngo abazimu be banyinjiremo, kugira ngo bahindure imyitwarire yanjye, ntangire mba umuntu utagira impuhwe, utagira ubwoba, mbese ukora ibibi gusa. Kandi ni nako byagenze. Maze kuryamana n'uwo musazi nahise mpinduka. Abantu benshi boherezwa kuryamana n'abasazi kugira ngo abazimu babarimo babinjiremo. Niyo mpamvu abantu benshi babigwamo bakabyisangamo kubera amasezerano bagiranye n'ikuzimu. Nyuma nagiye muri bare mu ndaya kubonana n'umugore wa nyuma. Nari nzi ko indaya yose ari umurozi cyangwa umupagani, kuko aba yarahuye n'abagabo benshi, kuko haba harimo muri abo bagabo barozi baba bashaka ibitambo batanga. Abakozi ba Satani benshi mbere yo gupfa bajya mu ndaya kugira ngo bagabanye abazimu babo babasige muri izo ndaya. Maze gutereta iyo ndaya twagiye mu modoka itujyana kuri hoteli yari hafi aho. Mu nzira iyo ndaya imbwira ko yo na murumuna wayo bakora ku kazi kuva kera, ariko mama wabo ahora bacyashaka ko bajya muri gahunda zo gusenga, abasaba gukorera Imana. Ambwira ko amafaranga yose ayamarira mu mapasiteri. Nahise numva ko nyina arwana aharanira ko abana be bakizwa, ariko ntacyo byari bimbwiye. Tugezeyo agiye gufata kondomu mu gikapu cye, arebyemo asanga yibagiwe agashyiramo Bibiliya ya nyina. Niba ari irimo amafaranga yagombaga gufasha inyubako y'urusengero. Ahita ahinduka avuga ko agomba gutaha akabanza gusubiza iyo barwa y'abandi irimo inkunga y'inyubako y'urusengero, akabona kuza kugaruka. Kandi hari saa 6 z'ijoro. Mwongeraho amafaranga ngo ntagende, aranga mu inshuro 10, ariko aranangira pe. Kandi iyo ntarangiza inshingano zanjye nagombaga gupfa. Fata icyemezo cyo kubikora ku ngufu. Aratabaza abakozi ba hoteli barahurura. Noneho aragenda aho n'Imana yamukijije. Ubwo nagumye muri hoteli nihebye, ntegereje urupfu kuko nari natsinzwe. Natanze abantu 24 aho gutanga 25, kandi igihano nzi byari urupfu. Nahise niyahuza inzoga kugira ngo urupfu rusange nasinze, ariko hari igihe inzoga ntacyo zigufasha. Igihe byakomereye nkigerageza gusinzira, mami wataraza aza yarakaye cyane, azana n'ibiremwa 2 by'ibyugo, arambwira ngo muhe. Ndamubaza nti nguhe iki? Noneho ndamupfukamira ngo ntanyice. Anyaka ishapure na za mushware 2, avugana n'ibyo biremwa. None hantegeka ko muha igitambo cy'amaraso muri umwe mu muryango wanjye. Haza mirwari bansaba guhamagara untanga, mpamagara papa wanjye. Noneho mbonaje mu kirori, barambwira ngo papa wawe turakorana, aradukorera ntitwamwica. Bansaba undi mvuga mama. Noneho mpamagara mama, hahita haza umuriro muri mirwari. Uwo muriro utwika mami wata nabo bazimu 2. Numva batabaza, sinari nzi ko mama ari umurokori. Ubwo nanjye Imana yarankijije, kuko wa muriro ntago wamfashe. Abakristo ntabwo indorerwamo y'ikuzimu ijya babona na rimwe, cyangwa imyuka mibi ntishobora kubabona muri mirwari, ahubwo bakoresha ubundi buryo bwo kubasebya, kubasenya n'izindi nzira nyinshi. Ubwo mami wata arahaguruka ambuza kuzongera guhamagara mama muri mirwari. Bambaza ko mfite umwana, ndabemerera. Bansaba kumuhamagara, ndamuhamagara. Bampa icyuma ngo ntere ishusho y'umwana wanjye ari mu kirahuri. Mbikoze umwana aratitira yikubita hasi. Abantu benshi bicwa n'imitima, abenshi babishwe muri ubwo buryo. Kandi nyina w'uwo mwana ntabwo yarakijijwe. Nyuma yo kumugeza kwa muganga yarapfuye. Mami wataranshimira, nyamara njye nari ndimo kuriramo imbere kubera umwana wanjye warupfuye. Bambwira ko igihe kigeze tukajya gusezerana ikuzimu, nkazahabwa imbaraga. Ntago byoroshye pe. Bavandimwe, mujye musenga, musengere n'abana banyu. Reka mpiniraha, tuzakomeza ubutaha. Njye bagezaga iki kiganiro ndi Mugisa. Uwateguye iki kiganiro ni John. Murakoze cyane, nakagaruka.